Dancer man. Yewe My people. Mubego ndabakunda cyane rwose. Oya man nanjye ndongera nivuga. Yes. Ni Hassan usenga singize sigahani gasanga ndo basize abasore babasinze yangu rusimbi rusonga basonga ari abasuma singira umusingi usaba so kweje gusa neza nabisigiwe n'isumba byose. Guys, reka nanje basubiremo gatonya. Ngamakombe board boy shut up konkala for the teacher je pisa Mr. Conductor Truestar live life love life live Mr. Conductor Truestar the boy Mungu bari abatiti muona ba Jojo Breeze bari bose twagiye tubyina twakanyuzanyije. Nabo nta kintu baramira nyine tukiraba upcoming twese. Kubera kuvunika ndadindira ariko kubera Imana ejo bundi nta myaka ibiri iciyeho nyine to. Ewana numva kaguru kanje karakize kacemara gukira noneho kajemo ibintu bimeze nk'amadayimoni. Ibintu bimeze What's up my people, this is Truestar TV show. Nari narabibabwiye rero yuko nzabazana cya kiganiro nari nababwiye value of dance of value. No kuvuga ngo rero na abantu benshi bajyaga bibaza se icyo kiganiro kizaza ryari, abantu benshi bibazaga se ibi bintu aba bantu bakora ni ibintu bishobora kuba byabatunga, ni ibintu bishobora kuba byabavana ahantu bikabageza ahandi. So guys, najya mbabwire yuko rero umwuga wo kubyina ntago ari umwuga abantu benshi abantu bose bapfa kwibonamo. Kubyina no kuririmba ni ibintu bijyana, ariko habanza kubyina kuko burya utaririmbye umuntu akumva beat yanabyina. No kuvuga ngo rero kubyina ni umwuga uhambaye no kurusha indi myuga yose. So guys, najya mbabwire yuko rero umutumirwa nabazaniye yarari mu byahishwe, ariko ubu ngubu namuhishuye namuzanye. Na wundi rero araza bibwire, na wundi ni umuntu muri kubona ahangaha, rekaze ababwire imva n'imvano ye, urugendo rwe n'impamvu yahisemo umwuga wo kubyina. Munamenye se ni ibiki mushobora kumufasha, ni ibiki mushobora kuba mwamenya ku mwuga we n'ibyihishe ku buzima bwe. So B1, welcome back. Yes, nanje ambyibwira. Amakombe board boy shut up konkala for the teacher the picture Mr. Conductor Truestar live life love life live Mr. Conductor Truestar the boy from KGG to KGR. Amazina yanje n'ayandi ni B1 ibisanzwe. Dancer man. My people. Mubego ndabakunda cyane rwose. Oya man nanjye ndongera nivuga. Yes. Ni Hassan usenga singize sigahani gasanga ndo basize abasore babasinze yangu rusimbi rusonga basonga ari abasuma singira umusingi usaba so kweje gusa neza nabisigiwe n'isumba byose. Guys, reka nanje basubiremo gatonya. Ngamakombe board boy shut up konkala for the teacher je pisa Mr. Conductor Truestar live life love life live Mr. Conductor Truestar the boy from KGG to KGR B1. It's our gang. Yes, that's a man. Kigali harahiye. Kigali harahiye. So guys, kuvuga ngo rero B1 man nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Kabisa nanjye nishimiye, respect my brothers. Kabisa nishimiye kuba nzabana nawe. Kabisa forever and ever. Forever till I die. Yes. Naundi rero nandi muzajya mubisanga ni kuri Truestar TV show. Yes, Truestar TV show. Yo bita Truestar TV show. No kuvuga ngo rero ni umusitari w'ukuri, inyenyeri y'ukuri. Yes. No kuvuga ngo rero no muzamubonera impano ya nyayo, niho muzaza mubonera bya bindi mutari muzi, niho muzajya mubonera mbega byinshi abantu benshi bari barahishwe. Guys, tugerageze dufatanye, tugerageze supportingane, duteze imbere abantu mane bafite ikintu bashaka gukora, bafite ikintu bashaka kwereka abanyarwanda. Mbega nibibe bya bindi abantu benshi bakagombye bajya bigira selfish, akumva yuko umuntu nimba gusabye support ngomva yuko kugira ngo uyimuhe no kumugora kumucisha hirya no hino. Please guys, mugerageze mugaragaze icyo mushoboye, mugaragaze uruhare mushobora kuba mwashyira umwateza imbere, mwafasha abantu bafite ibintu byinshi bashaka kwerekana. So ntabatindiye, so B1 tugiye kuganira ku bintu. Iki ni ikiganiro bita dance of value. Dance of value. Dance of value ni bango no kwiba ni izihe nyungu zo kubyina. Yes, understand. Ni izihe nyungu zo kubyina ahantu henshi tuzajya tugaragariza uruhare rw'abapcoming kuva gitangira kugera kizamuka. Yes. B1 nibwo duherukana mu marushanwa yo kubyina. Ngira ngo waranatsinze. Guys, uyu muntu ni umuhanga, azi gutoza no kuvuga ngo abantu yatoje. Guys, muzababona nago ngenzigera mbakura amaboko n'amaso, niyo ngo paka mbavanye hano tukagerana hariya stade Amahoro nuko nibo bambere bazayiperforminga. Yes. Ndi hano
guys rero B1 yes tutangire umbwire nukuvuga ngo ubundi watangiye kumenya ko ufite kubyina tala yo kubyina wayimenye ryari kuyifite yes no kuvuga ngo tara yo kubyina nje natangiye kubyina mfite imyaka 9 yes tara yo kubyina ubwo nibwo namenye ko nashobora icyo nshaka cyose nagishobora nagikora nkagishobora ntangira kubyina ngira inzitizi nyinshi cyane hamwe nyine natangiye kubyina mu rugo batabikunda just nyine najyaga kubyina abavandimwe banje akaba aribo bampa inkweto bakazincishiriza mu idirishya akaba aribwo njya kubyina urumva ko ibyo bintu byari bikakaye cyane nava kubyina mu rugo bakambaza ngo mvuye hehe habwira ati mvuye kubyina bakankubita ariko simve nyine ku bintu rimwe na rimwe bakanyihorera just irindi rimwe na rimwe bakambwira ati se ibintu buri gukora ubona bikwinjiriza ariko umunsi washimishije no umunsi umwe twagiye UG nyine tugiye performance turi kumwe na Ed Kenzo then na Man Marty cyo gihe nakoreraga muri crew bitaga The Kind twagenda turaperforminga then mavunikira akaguru ariko twagiye guperforminga muri stage yacu ya mbere yo hanze y'igihugu vunika akaguru ibintu byari danje ndataha mu rugo bambaza icyabaye kuri nge ndabwira ati navunitse akaguru ndi kuri stage bambwira ati umutoza we nuhe gutuvunika akaguru kuri stage twarakubujije mbahisha umutoza wanje ndakora mvunika nicara imyaka 3 nyirwaye akaguru gwa akaguru ya gutera siporo barakagura imyaka 3 ubu ngubu bana akabaye ngeze akunda shimira Imana naho ngeze ubu ngubu bari abatiti mubona ba Jojo Breeze bari bose twagiye tubyina twakanyuzanyije nabo nta kintu baramira nyine tukiraba upcoming twese kubera kuvunika ndadindira ariko kubera Imana ejo bundi nta myaka 2 iciyeho nyine tu ewana numva akaguru kanje karakize kakimara gukira noneho kajemo ibintu bimeze nk'amadayimoni ibintu bimeze nk'amadayimoni birangu bita byadanje ku buryo hahandi nanjye ubwanjye nagiye kuri stage ya mbere nakoze nyimara gukira nayikoreye mu Bugande ndashimira sister wanje uri UG bita Alliance Hawa nimba nyumva respect kabisa iyo niyo stage ya mbere nabashije gukora twajyanye ahantu muri bato ya Sindashiba then kubera ko bari bambonye nk'umubyinnyi n'abanyamakuru bo kuri Sanyuka barambwira ati mbanze mbiyerekeho gatoya ewana sister ma permission ndagenda ndabakubita nanjye ubwo nibonye kuri video nakoze ibintu nakoze ndavuga ati iyi niyo mano yanjye mitacira akadomo ndanasinya ndavuga ati ubu nakundi so guys ubu ni mupfuye umuntu nabazaniye afite amateka menshi bitegure guys ubu mushobora kwibaza ngo nimba afite ayo mateka afite experience nawe ubwe ashobora gusangiza abandi tuzanaguma kuganira nawe ubundi munagenda munamenya byinshi binihisha kuri ibyo bintu byose yajyanyuramo so guys mushobora kwibaza se ibyo bintu byose ni gute mushobora kuzabona B1 abyina ni gute mushobora kuzabona ibyo bintu koko izo performance none ni gute mushobora kubona experience none yahanageze ibaza ibyo bintu byamubayeho avunika agitangira nukuvuga ngo rero nimba byaramubaye avunika agitangira ibaze noneho ubu ngubu aho yageze yaranakize akanga kubivaho bivuze ngo B1 ubu ngubu nta gakiri wa B1 wo w'imyaka 9 yabaye umudorane yazanye n'ubwana nukuvuga ngo rero ubu tugiye kubategurira performance tugiye kuzabategura performance guys nukuba tubibahishe mukazajya mutwishyuza performance iyo performance umunsi tuzababwira tubabwira igihe tuzategurira show mukabona B1 mukabona n'abandi banatoza mukabona n'abandi bantu benshi competition y'umuriro it's fire guys reka mbahishurire nuko performance izaba nyuma y'icyunamo izaba ndabizeza ko iyo performance n'ahandi izaba cyo kwa location reka nawe nyibaye n'Ikicukiro nukuvuga ngo rero guys ndababwira ngo bwira inshuti yawe ubwira umuvandimwe abwira inshuti yawe ubwira papa abwira inshuti ye yuko hari performance B1 azaba y'umuriro hari performance yo bita Tia Group Tia Group ni groupe cyashya rero nukuvuga ngo muyitege kuko ni groupe abantu benshi batari bazi ni groupe abantu benshi batigeze bamenya ariko ni groupe abantu benshi bagiye kubona n'amateka yo kubyina yuko agiye guhinduka so guys nagiye mbabwire yuko rero ngewe ikintu cyane kuba na supporting Tia Group no kubera ko nabonye n'abantu bafite bari hard work n'abantu bashaka gukora n'abantu bafite ibintu byinshi abantu batazi n'abantu bafite imbyino mutamenyereye no mu Rwanda no muri Afrika guys bafite imbyino nyinshi zishimishije
njyewe ndabasaba ko guys reka dukomeze so nuvuga ngo rero B1 yes njyewe nakubeshye rero njyewe njya kumenya yuko uri umubyinnyi kareba YouTube kuri YouTube batwita kids akarongo gatambitse Mashelekas yes Instagram Tia Kids akarongo gatambitse Mashelekas then TikTok Tia Kids 15 ni ibintu byoroshye cyane gose kadusupportinga kandi turabakunda cyane management umuntu yifuza ko yatumanaginga umva afite power kabisa azamfasha kuzamura impano z'aba peti ndetse nanjye ubwanje ibyo nifitemo nkabibaha nawe akabibona kabisa welcome kabisa wow guys njyewe biba binkoze ku mutima kandi reka mbabwire yuko niyo mutadufasha guys twe tuzifasha no gusenga Imana bizadufasha yes ndanyambabwire yuko Tia Kid ku mutima nawe ijye ku mutima no kubavandimwe bawe babwira ati hari groupe nshyashya tureke babandi bamansurira online ahubwo twebwe tugerageze tureba abana bafite talanyazo tureke ngo burya ngo amasaha yamamazwa akenshi abari kibarabaswa yes ariko hari abatamamazwa bari original baba bafite ibyo bazi kabisa no kuvuga ngo rero uraza gusanga Tia Kid platform zayo zose urazisanga hasi ubashe kuba nawe wakora share subscribe ku buryo wanabaha comment tugakomezanya muri urugendo tugiye kubana kuva ubu no kugeza nani herezo kwanza dufite so no kuvuga ngo rero wenda reka tumusabe abashe kuba yabashyiriraho namba mushobora kuba mwamubonaho kugira ngo wenda umuntu ufite ikintu ashobora kuba yamuvugisha abashe kuba yagira ikintu ababwira namba ze araza kuzibabwira wenda reka akwanza zibabwire kugira ngo tuhite tunasoza noneho tubashe kuba twakwakira n'abandi batumirwa dufite yes if you want support promotion number is +257 92 951 ni Kinyarwanda umuntu ushaka kudupromotinga kuduha support kuba yadufasha nomero yadusanga 0 magana plus guteranya magana 250 079 29 51 91 8 thanks murakoze cyane turabashimiye thanks bro guys thank you guys nagera magana 250 ahubwo nize nakuno kuduteranya akanyeri 25 079 ubwo mukahita mukomeza niyo mibare yindi yari ibeshye yaravuze magana 250 079 urumva byari birenze yes kwibeshye guys turabakunda cyane puro it's gonna trust